uko turimo kubibona hano uko byagenze muri rogi ntatwe hano Gikondo rwose uyu mugore yatanye n'abagabo babiri barangije baramunika natwe rero tuzana nk'abaturage turahura turareba uko byagenze pe aho twasaba koko uyu mugore yahohotewe kabisa n'aba bagabo ariko bano bagabo bo bacitse bacitse birukanje ubugenzacyaha aribwo buri gukora iperereza buri gushasha rwose bukora nyete bareba uko byagenze pe ariko se uyu mugore yari indaya koko nk'uko abaturage babivuga uyu mugore wose yari mwiza cyane rwose yari kizungeze kabisa rwose ariko nyine yari indaya nk'uko abaturage bari kubivuga indaya ni mwicuruza ariko uyu mugore none se aticuruza atahanye n'abagabo babiri hano mwino rogi aticuruza nyine ushobora gusanga nyine nk'umugore gusanga nyine nk'umugore wagiye mu kabari sibyo se yenda yasohotse akavuga ati rero ahuye n'abandi bavandimwe mu kabari nguku abavandimwe b'abagabo se nyine abagabo nyine bahuriye mu kabari nyine barasohokana barangije. Akarere ka Kicukiro mu murenge wa Gikondo habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umugore uri mu kigero cy'imyaka 38 y'amavuko yamaze kwitaba Imana yishwe n'abagabo babiri bamwinjiranye muri rogi, dore yuko bamwishe bakamuzingazingira munsi y'igitanda. Umukozi wakoraga muri rogi ari gukora amasuku nibwo yabonye uyu murambo w'uyu mugore uri mu kigero cy'imyaka 38 munsi y'igitanda, ahita avuza induru aratabaza inshuti n'abavandimwe. Byagenze gute kugira ngo uno mugore yicwe? Ese imva n'imvano ni iyi? Nizi minota ya mike kugira ngo ngusobanurire impamvu uyu mugore yishwe n'icyatumye bamwica. Ese byagenze bite? Abagabo nyuma yo gusambanya uyu mugore uri mu kigero cy'imyaka 38 y'amavuko banze kumwishyura, uyu mugore afunga umuryango. Nibwo baje kumuhitana barangije bamuzingazingira mu mashuka bamushyira munsi y'igitanda. Ubugenzacyaha bwataye muri yombi aba bagabo babiri bakekwaho icyaha cyo kwica nyakwigendera uri mu kigero cy'imyaka 38 y'amavuko, dore yuko abaturage batanze amakuru bavuze yuko mu masaha saa 10 za nimugoroba uyu mugore yarari mwa kano kabari arimo aramasura. Mu gihe yararimo amasura mwa kano kabari, abagabo baje kumucira isiri bavuga yuko bari bamujyanye muri rogi kugira ngo bamusambanye ndetse bamwishyure. Bamwe bavuga yuko uyu mugore akora akazi ko kwicuruza, abandi bakavuga yuko ari ukumuharabika. Tukibaza icyari kimujyanye mu marogi iyi saha. Bamwe bavuga yuko uyu mugore ari indaya yigurisha, abandi bakavuga yuko uyu mugore atari indaya. Twaje gukora nyete natwe twitonze gake gake dusanga uyu mugore yikoreraga ku giti cye, yakoraga umwuga w'uburayi kubera ko yamasuraga mwa kano kabari muri kureba. Nimba muri kureba n'uriya uri kuri side yo hirya, urabona ko kuri stage hariho abagabo babiri batangiye bamasura, biza kurangira uyu mugore bamujyanye mu cyumba, birangira bamusambanyije, birangira nahaburiye ubuzima. Ubugenzacyaha bwawe bufunze kano kabari kugira ngo babanze bakore iperereza ryimitswe. Iperereza nirangira aka kabari karaza gufungurwa byeruye. Aka kabari sindibuze kuko avuga hano kuri kamera nk'uko mubyirebera namwe. Aka kabari kabaye gafunzweho iminsi mikenya cyane. Uko turimo kubibona hano uko byagenze muri rogi ntatwe hano Gikondo rwose uyu mugore yatanye n'abagabo babiri barangije baramunika natwe rero tuzana nk'abaturage turahura turareba uko byagenze pe aho twasaba koko uyu mugore yahohotewe kabisa n'aba bagabo. ariko bano bagabo bo bacitse bacitse birukanje ubugenzacyaha aribwo buri gukora iperereza buri gushasha rwose bukora nyete bareba uko byagenze pe ariko se uyu mugore yari indaya koko nk'uko abaturage babivuga uyu mugore wose yari mwiza cyane rwose yari kizungeze kabisa rwose ariko nyine yari indaya nk'uko abaturage bari kubivuga indaya ni mwicuruza ariko uyu mugore none se aticuruza atahanye n'abagabo babiri hano mwino rogi aticuruza nyine ushobora gusanga nyine nk'umugore ushobora gusanga nyine nk'umugore wagiye mu kabari sibyo se yenda yasohotse akavuga ati rero ahuye n'abandi bavandimwe mu kabari nguku abavandimwe b'abagabo se nyine abagabo nyine bahuriye mu kabari nyine barasohokana barangije noneho rero barakundanye ubwo nyine abagabo baramutereta ubwo nyine bivamo banasanye n'agacupa kandi babizi agacupa gakoresha ibintu byinshi agacupa akanywa agacupa kararyoha cyane
nyine ubwo bajyanye bageze muri rogi kunguku nyine baraganira nyine baranasambana ubwo birangije ubwo banasambanye ubwo basambanye kabisa rwose pe wanasa banabikoze nyine ubwo biba ngombwa nyine ko baserera nyine bitewe n'umugore nyine ushobora gusanga umugore afite umugabo. Turimo kubibona hano uko byagenze muri rogi natwe hano Gikondo rwose uyu mugore yatanye n'abagabo babiri barangije baramunika natwe rero tuzana nk'abaturage turahura turareba ko byagenze pe aho twaseye koko uyu mugore yahohotewe kabisa n'aba bagabo. Ariko bano bagabo bo bacitse rwose bacitse birukanje. Ubugenzacyaha bwo buri gukora iperereza buri gushasha rwose bukora nyete bareba uko byagenze pe. Ariko se uyu mugore yari indaya koko nk'uko abaturage babivuga? Uyu mugore wose yari mwiza cyane rwose ikizungeze kabisa rwose. Ariko nyine yari indaya nk'uko abaturage bari kubivuga. Ya indaya ni mwicuruza ariko uyu mugore none se aticuruza atahanye n'abagabo babiri hano mwino rogi aticuruza? Nyine ushobora gusanga nyine nk'umugore ushobora gusanga nyine nk'umugore wagiye mu kabari si byose yenda yasohotse akavuga ati rero aho n'abandi bavandimwe mu kabari nk'uku nguku. Abavandimwe b'abagabo se? Nyine abagabo nyine bahuriye mu kabari nyine barasohokana barangije noneho rero barakundanye ubwo nyine abagabo baramutereta ubwo nyine bivamo banasanye n'agacupa kandi babizi agacupa gakoresha ibintu byinshi agacupa kanywa agacupa kararyoha cyane nyine ubwo bajyanye bageze muri rogi kunguku nyine baraganira nyine baranasambana ubwo birangije ubwo banasambanye ubwo basambanye kabisa rwose pe wanasa banabikoze nyine ubwo biba ngombwa nyine ko baserera nyine bitewe n'umugore nyine ushobora gusanga. Iyi ni incamake y'amakuru nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda nugenda udakoze subscribe cyangwa nimba ushaka gukurikirana byinshi dukora ubanza ukore subscribe. Iyi ni incamake y'amakuru nge mugiye kubana nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu tuyahere hano mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gikondo ku iki gitondo cyo kuri uyu